Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse ko Kapiteni Simbikangwa nyuma yo kujuririra iki gihano urubanza rwe kuri uyu wa kabiri rwongeye gutangira bundi bushya mu rukiko rwa Boni, kandi ngo abatanga buhamya bashinja n'abashinjura Pascal Simbikangwa babarirwa muri 50 ngo bagiye kongera kumva. Hari amakuru avuga ko hari bamwe mu batanga buhamya bafungiye mu magereza mu Rwanda bategerejwe kuzatanga ubuhamya muri uru rubanza. Kapiteni Pascal Simbikangwa mu mwaka wa 2014 yahamijwe n'icyaha cyo kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda n'icyaha kibasiye inyokomuntu. Urukiko rwamuhamije ibi byaha yakoreye mu mujyi wa Kigali n'ahahoze ari prefecture ya Gisenyi, ari naho uyu mugabo bavuka, maze rumukatira gufunga imyaka 25. Uyu musirikare wahoze arinda Juvenal Habyarimana wigeze kuba perezida w'u Rwanda ntiyahwemye kuvuga ko ari umwere. Mu rubanza rwe yivugiye ko atigeze abona umurambo w'umuntu wishwe mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, igihe cyose yanyuraga kuri bariyeri mu bice bitandukanye. Uyu Kapiteni Simbikangwa yafatiwe mu birwa bya Mayotte mu mwaka wa 2008. Urubanza rwe mu Bufaransa nirwo rwari urwa mbere mu nkiko zo muri iki gihugu ziburanisha umunyarwanda wagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda.